twongeye kuba ikaze kuri channel yacu Story Behind, tubararikira gukurikirana agace twari tugezeho aka episode ka gatatu. Tubasaba ko abatarakora subscribe ko mwakora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo mujye mukomeza gukurikirana inkuru yacu gatanu kuri gatanu. Uri kumwe nanjye Liza McDowell. Ubushize twagarukiye aho anti wa Madison ababara cyane barimo baseka Toby na Haley umukobwa we, barimo baseka Madison akababwira ati ntago bisekeje. Bukeye bwaho Madison na William muri ako kanya bari basohotse aho bavuye gusinyira ko ari umugore we, bakamwemerera kumuha ibyangombwa byo gutura muri icyo gihugu, bivuze ngo bari bavuye mu murenge. Madison ati William urakoze, ndagushimiye kandi wumve ko ngushimiye mbikuye ku mutima. William ati nta kibazo, hari ikindi kintu wumva nagufasha? Ati niba nta kibazo naguhari ifite. Madison ati yego kirahari. Muri ako kanya bahita bajya mu karesto kari karaho hafi. Madison ati hareba hano mfite liste y'ibintu tugomba gukora, ati cishamo ijisho urebe. William arayifata liste ngo asome. Madison ati icyambere gufungura konte twaba duhuriyeho, icya kabiri gutumira abantu tugakora ubukwe niyo bwaba butoya tugahamagara imiryango kugira ngo bazaboneke mu mafoto, icya gatatu gusohokana tukanapostinga kuri za social media kugira ngo babone ko turi couple. William ati ibi byose ni ibyiki? Madison ati reba certificate yo gushyingiranwa yonyine ntago ihagije, nkeneye ko bino byose bigaragara nk'ukuri. Dukeneye kugaragaza ko mariage yacu ari y'ukuri kuri immigration hamwe n'amafoto menshi. Hanyuma ntugire ikibazo kuri bank account, icyo dukeneye ni ugushyiraho udufaranga duke twanjye nawe gusa kugira ngo bigaragare ko konte tuyifatanyije. William abanza kwiyumvira, aritonda, aramwenyura ati ntabwo ibyo bihagije. Ahita akura ikaramu mu mufuka w'ikoti yandika kuri ya liste, yongeraho no kwimuka, ahita yereka Madison. Madison arareba aravuga ngo kwimuka twembi? William ati yego. Ati niba ushaka ko ibi bigaragara nk'ukuri cyangwa nk'ibyizewe tugomba kwimuka tukabana, ibyo nibyo abashyingiranwe bakora. Ndabeshya se? Madison ariyumvira mu mutima ati ibi byaba bikemuye aho kuba nk'ikibazo nari mfite, ariko se nanone kwimuka no kubana n'umuntu ntazi. Akomeza kubyibaza ukuntu agiye kubana n'umuntu atazi, biramuyobera. William ati ibindi rero biri kuri liste ndabyitaho, ntugire ikibazo, kandi reka twitegure tuzimuke muri iki cyumweru kugira ngo dutangire imyiteguro niba ntacyo bigutwaye. Madison ati wow uratangaje, ariko ndumva niyumva nabi kubera kugushyira mu bibazo byanjye, kubera kugushyira muri aka kazi kose. William ati oya wibigiraho ikibazo, ibyo ngibyo icyo nshaka ni ukuguma uri muzima kandi ufite ubuzima bwiza, kuko umuvandimwe wanjye nibwo yishingikirijeho. Madison ati urakoze. Arongera ati William hari ikindi kintu? William ati ni giki? Madison ati ntago nagira ngo nkubwire William, reba ntago mfite amafaranga ahagije muri kano kanya, rero niba nta kibazo ushobora kwishyura bill y'ubukwe. Atararangiza kuvuga William amuca mu ijambo ati wigira ikibazo, wihangayikishwa n'amafaranga, byose nzabikemura, humura. Madison ati oya nanjye ngomba kugira icyo nkora, ntago natuma ukora ibintu byose wenyine, nimbona akazi nzakwishyura. William ati okay ndabyemeye deal. Madison ati okay reka tubikore bino. Nuko bakorana mu kiganza barabyemeza, deal barayikora irarangira. Muri office bukeye bwaho William aza mu kazi nk'ibisanzwe, bamuha gahunda y'uwo munsi uko igomba kugenda, bamubwira amanama afite n'amasaha agomba kuberaho n'igihe agomba kujya gufatira lunch. Bamubwira abo bafitanye amanama ndetse n'amasaha, bari kumubwira n'amazina y'abo bantu bafitanye amanama. William ati ikindi kintu ugomba kunkorera, arabwira wa wundi ushinzwe ibyo byose namwe nka secrétaire. William ati ikindi kintu ugomba kunkorera, uze kunshakira inzu nziza igezweho kandi muri quartier nziza. Ikindi nkeneye indi
imodoka nshya ibaye Mercedes byaba byiza kurushaho. Icyanyuma ndifuza ko bukinga ahantu heza hazabera ubukwe mu cyumweru uhereye ubu. Sekreteri we aratungurwa cyane, aramubwira ati okay, hari ikindi waba ukeneye ko nagufasha? William ati yego, nkurikira nkwereke. Bahita bagenda. Muri ako kanya nyuma y'amasaha kuri office Mia White aba araje, aba receptioniste batangira kongorerana ngo reba. Mia White abacaho nta no kubasuhuza. Umwe abaza mugenzi we ati uriya ninde? Undi aramusubiza ati uriya ni Mia White, uwasigiwe imitungo ya White family, niwe uzambikwa impeta na nyakubahwa William vuba aha. Undi ati nta nubwo ari na mwiza habe na gato. Undi ati ibyo se ninde ubyitayeho ko ari umubiliyonea? Nuko Mia asanga William muri ofisi ari kuri phone. William ari kuvugana na Mr. J ati Mr. J, byari byiza kuvugana nawe uyu munsi, nkwijeje ko T6 izageza kampani yawe ku yindi level. Ati yego cyane rwose, nzakuvugisha mu cyumweru gitaha. Ahita akupa. Mia White abamugezeho ati hi William. William ati Mia, uri gukora iki hano? Amufashe mu kiganza. Mia ati ntugihamagara, yewe nta nubwo cyandika n'ubutumwa bugufiya. William aramwiyaka, aramubwira ati Mia, urabizi mba mpuze, mba mfite akazi kenshi. Nuko Mia arahaguruka, ari kubona ko yijimye mu maso, ngira ngo atangiye kubona ko William atangiye guhinduka. Mia arahaguruka aho yari yegereye. William yicara hirya, aramubwira ati bon okay, ibyo tubyihorere. Inyogokuru wawe yashakaga ngo nkurebe ndebe ukomeze. Ati ubu bibaye 11:30, dushatse twajya kureba ibyo twaza kurya nijoro, bimwe bita dina. Kandi nakoze reservation kuri Joel Robertson, kandi nakoresheje bimwe ukunda. William aramubwira ngo hari ahandi mfite kuba ndi muri aka kanya. Mia aratungurwa, aramubaza ati ni hehe? Ati wanjyana se? William aramubwira ati Mia, jya mu rugo. William ahita asohoka, aragenda nta rindi jambo yongeyeho. Hanyuma kwa Madison iwabo kwa anti we batetse ibya nimugoroba, Madison na anti we. Madison abwira anti we ati hari ikintu ushaka kukubwira. Anti Mary ati mbwira ndakumva. Madison ati nagiye mu murenge muri iki gitondo, bivuze ngo narongowe muri iki gitondo. Anti Mary ati ibyo ni byiza nshuti yanjye. Ariko ati buretse utiki, agarura ubwenge asa nkaho atari yumvise ibyo Madison amubwiye. Ati buretse uvuze ngo iki? Narinzi ko wowe na David mwatandukanye. Mu mutima Madison ariyumvira ati sinabwira Auntie Mary ukuri, yahita byica byose akabishyira hanze, akabibwira ababyeyi banjye nk'abanteje ibindi bibazo mu rugo. Muri make atariko okay, reka munyuriremo, nta kundi nabigenza kuko nta yandi mahitamo mfite. Muri make nahuye n'umusore mu minsi mike ishize, mu by'ukuri duhita twiyumvanamo, turahuza kandi uzi situation yanjye ya visa. Auntie Mary ati yego, none se byarangiye mushakanye, warongowe se? Ati okay, amazina ye ninde, afite imyaka ingahe, akora iki mu buzima busanzwe? Bakiri muri ayo Uncle Toby arabavangira ati ibyo kurya birihe, ndashonje ku buryo numva narya nk'imvubu. Auntie Mary ati biri hafi kuboneka, barabarogoye. Ntago ikiganiro cyari kirangiye. Auntie Mary aramubwira ati ntago iki kiganiro tukirangije, ntago cyarangirira. Madison abwira anti we ati uhumura nta kibazo, nzamera neza kandi ndenda kwimuka n'umugabo wanjye vuba aha. Auntie Mary arabiseka cyane ati ati ngwiki urenda kwimuka, yabaye deja umugabo wawe. Muri ako kanya bari ku meza, Madison abibwira na wa mubyara we na Uncle Toby. Hale ati buretse urakomeje se, wijyanye gushyingirwa wenyine?
ati iyo mburamukoro ni iyahe, mwahuriye ku muhanda? Araseka cyane arimo aramusebya. Auntie Mary ati Halle, ibyo ntabwo ari byiza. Halle ati iki se, twese ariko turabizi yashakaga gushyingirwa kubwo kubona ibyangombwa, wenda yishyuye uwo musore ngo abimukorere. Madison ati mbere na mbere amazina ye ni William Simon, icya kabiri ni umuntu ufite akazi keza kandi gakomeye. Halle ati okay, nzabyemera mbibonye. Muri ako kanya fone ya Madison irasona, ahita ahaguruka ku meza arababwira ati munyihanganire, ajya kwitabira mu cyumba cye telefone. Madison ati hey, byose bimeze neza. William ati ngwiki, why? Ati ese ntago nemerewe guhamagara no kumenya uko umugore wanjye ameze? Barasekamo. Madison ati cyane rwose urabyemerewe mugabo wanjye. Baraseka. Ati ndumva mpangayikishijwe na James uri mu bitaro na buri kimwe cyose nakurabize. William ati wihangayikira James, buri kimwe kuri we kimeze neza. Dr. yaduhaye green light, yaduhaye uburenganzira bwo gutanga amaraso kandi izaba mu byumweru 2. No rero ntugire ikibazo, nzaba ndi kumwe nawe buri ntambwe yose uzajya ugenda utera, tuzajya tuba turi kumwe. Ikindi nari nguhamagaye ngo nkubwire ikindi kintu kuri ya liste. Wavuze ngo ushaka ubukwe butoya, none natekereje nitwajya gushaka ikanzu wenda n'impeta. Nyumva ntugire ikibazo, byose ndabyishyura pe. Madison asekamo ati oya si ngombwa kandi nta mafaranga mfite, ndaza gutuma online ayo mafaranga twazayakoresha mu bindi bintu, rero urumva nta mpamvu yo kwangiza amafaranga. William ati mu by'ukuri siko bimeze, ntabwo icyo ari cyo kibazo. Madison ati oya nta kibazo kindi, ejo nzaba mpuze mfite kwa applyinga ibijyanye n'akazi. William ati ya okay, nibyo ubwo rero nizere ko ejo tuzabonana. Madison ati yego kandi ugira ijoro ryiza William. William amaze gukupa arivugisha ati wow, mbega umukobwa utangaje, niba adashaka kujya ku shopping ibyo azambara ubwo rero mfite kubimushyira mu rugo iwabo. Madison nawe aho asigaye amaze gukupa arimo yiyumvira yivugisha ati wow, ni umusore w'umwana mwiza pe. Bikomeje gukomera hagati ya William ndetse na Madison. Tubararikiye gukurikirana akandi ka episode kazakurikira, tuzatumenya ibigiye gukurikiraho. Mwari muri kumwe nanjye Liza McDowell. Tubasaba gukora share, subscribe, like ndetse na comment kugira ngo mubashe gukurikirana inkuru uko yatangiye ndetse nuko yarangiye. N'abatarayikurikira twabasabaga gukora subscribe. Murakoze, turabakunda cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao, mugire ibihe byiza. Bye.